ngiye kubacira umugani babamburira undi ku buryo n'uzaza azasanga ukiziritse ku nkingi y'umutima. Kera habayeho umugore n'umugabo babyarana abana 3. Hari mu gihe cy'amata. Umwana wa mbere bamwita Mwasama, uwa kabiri bamwita Hagati na Hagati, uwa gatatu bamwita Kazubwenge. Umunsi umwe bajya gutashya, bahura n'umusaza yikoreye umufuka, ariko yari yicaye munsi y'igiti ananiwe arimo kuruhuka. Ariko ubwo imvura yari igiye kugwa. Kazubwenge ariyamwira ati, sogoko, ese ko wiyicariye aho kandi imvura igiye kugwa? Umusaza ati, mwana wanjye wahora n'iki? Se, mbwira ntitwazi? Undi ati, none se urabura iki mwana wanjye? Mwasama ati, ariko wabaye ute? Umusaza utazi agiye kukwiriza hano ngo uravunika ngo urikorera? Hagati na Hagati ati, njyewe icyo muri bwemerwe nanjye nicyo ndi bukore da. Bose batera amahane. Umusaza abonye bimeze nabi aravuga ati, reka nigendere. Abo bana bagiye kurwana arumirwa, aterura wa mufuka we ngo yigendere. Kazubwenge ati, ariko sogokuru, ntabwo nakubwiye ko ngutwaza? Sogokuru nawe ati, hoya da, none ko mbona mugiye kurwana? Kazubwenge ati, hoya da, zana ngo twaze, twihute dore imvura igiye kugwa. Twihute, imvura itatunyagira. Umusaza aremera. Bashyira bugere. Bageze Hagati na Hagati, Mwasama ati, ndinaniriwe, dore igihe nagendeye. Yicara ku nzira, aramusiga. Yicumye imbere gato. Hagati na Hagati nawe ati, ariko ko Mwasama asigaye ku nzira, mbigire nte ja? Ariko reka mpe gukurikira Kazubwenge da. Nuko baragenda. Bageze aho uwo musaza ataha, Kazubwenge amuha umufuka. Wa mufuka rero amajije kuwumuha, uwo mufuka wa musaza rero nawe ati, umva rero mwana wanjye, so ntakwanga akwita nabi, ngaho fata uwo mufuka uwikorere uwushyire mama na papa, ariko babwire ngo so ntakwanga kwita nabi. Ashyira bugere. Ubwo kandi Hagati na Hagati amuri inyuma n'urutwe gusa, nta n'udukwi yigeze asambira mu nzira. Bageze mu rugo barakomanga. Nyina ati, ninde? Kazubwenge ati, ni njye mawe. Umukecuru ati, izi mwazanye ziri he? Kazubwenge amutekerereza iby'umusaza
amutekerereza ibyo umugani yamubwiye, aramubwira ati yambwiye ngo mbabwire ngo so nta kwanga kwita nabi. Uwo mugore yumvise ayo magambo, agatima gakubita kuri Mwasama, gakubita no kuri hagati na hagati, ati ese babana wabasize he? Kaza ubwenge ati mawe Mwasama yananiwe mu nzira ariyicarira. Naho hagati na hagati urabizi ko agenda bigura intege. Nyina ati ayiwe none ibirura byaba byandiriye umwana. Nuko bapfundura wa mufuka basangamo amafaranga menshi cyane. Nuko bajya guhaha ibyo bashaka byose, bararya barahaga. Icyo gihe hari mu gihe cy'amapfa, igihe cy'inzara. Igihe wahera umugani, nta kwanga akwita nabi. Igihe wahera hagati na hagati na Mwasama batageze icyo bitaho. Murakoze.